Iriza Official. Nk'uko mumaze kubimenyera rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Germaine. Uyu munsi rero tubafitiye insanganyamatsiko nziza cyane nk'uko twabibabwiye irimo ubwenge. Turabasaba kudutega amatwi, hari icyo yahindura ku mitekerereze yawe, hari icyo yahindura ku buzima bwawe, ariko mu buryo bwiza. Niba utarakora subscribe rero kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byiza bijye bibagereraho ku gihe. Germaine yatangira tubwira kuri topic tugiye kuganira. Uyu munsi rero tubafitiye topic nziza cyane, twifuza ko mwatwereka ko turi kumwe tukabana, mukajya muri comment mukatubwira uko iyi topic muyumva. Topic nziza igira iti uramutse umenye yuko iminsi yo kubaho kwawe ari iminsi 2 yonyine usigaje kugira ngo ube hano kuri iyi si, wakora iki? Ni ikibazo. Hanyuma icyo kintu wakora muri iyo minsi 2 kuki utagikora ubu ngubu ko ari bwo ufite igihe gihagije kudafite iminsi 2 yonyine? Ndumva ari iyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho, kandi ndatekereza ko buri wese hari icyo iri bumuhindurireho mu bijyanye n'imitekerereze uko yabonaga ibintu. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu, mutwereke ko turi kumwe muri comment, musharinga ibiganiro byacu kugira ngo n'abatabashije kubana natwe aka kanya bibashe kubagiraho ku gihe, kandi noneho mwakanze na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagiriraho isaha ku yindi. Numva twatangira noneho. Ubundi hari ikintu mbere yuko dutangira ino topic yacu, hari ikintu abantu bakunda kwirengagiza cyangwa se tudakunda guhereza agaciro. Twumva yuko iyo bavuze ngo umuntu, bumva ngo umuntu uyu w'inyuma. Ubundi uyu muntu w'inyuma ntago ari we muntu. Umuntu nyamuntu ni wa muntu utagaragara, wa muntu ugira agahinda, isura y'inyuma ukabasha nyine gufekinga isura, ariko wa muntu ugaseka, kandi wa muntu w'imbere ababaye kandi ari kuri. Wa muntu rero ntago akuzwa n'ibindi bintu ngo kuko wamugaburiye, akuzwa n'ibyo yumva, n'ibyo amaso yabashije kureba, agatanga raporo ku bwonko, ubwonko bugatanga amakuru kuri wa muntu w'imbere. Rero twe twahisemo kujya dukora ibiganiro bizajya bibasha guhwitura wa muntu w'imbere, kumugaburira, kuko uyu mubiri ukeneye kugaburirwa n'ibiryo, ariko wa muntu we akeneye kugaburirwa n'amagambo meza y'ubwenge, n'ibintu byiza bishobora kumukuza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero niyo mpamvu twahisemo ibintu by'ubwenge kuri Iriza Official. Hanyuma twatangira tubaza abantu badukurikiranye aka kanya, uramutse umenye yuko iherezo ryawe ry'iminsi yo kubaho wakora iki? Ndatekereza yuko iyo umaze kumenya yuko kuri iyi si utazatura nk'umusozi, utangira guharanira gukora ibyiza. Wowe nkawe urumva hari ibintu byinshi cyane wumva wakora iki nkawe? Twihereye aka kanya twihereyeho. Ikintu nakora ndamutse menye ko nsigaje iminsi 2 ntapfa. Ikibazo ko gikazera. Bantu mudukurikiye mwamfashije, baragapfa guhita ubona ikintu wakora, ariko jyewe ntekereje igise kinzama aka kanya. Tuzi yuko ni ibintu nyine twasanze, ni ibintu twavutse twumva ko umuntu upfuye ufite ibyaha ajya mu muriro, upfuye warakoze neza akajya mu ijuru agasanga Imana. Njyewe ikintu nakora rero, nasaba Imana imbabazi z'ibyaha byanjye. Turi abantu turacumura. Nayisaba n'imbabazi z'abantu nakoshereje, wenda sinabavamo umwe kuri umwe, kuko hari n'igihe uba utabazi. Hari igihe uba uzi yuko wenda Germaine tubanye neza, kandi hari ikintu nagukoshereje, ariko wowe ukizi kuko ari we nakoshereje igihe ntakizi. Izo mbabazi zose nkazisaba, nkumva ko ku mutima wanjye nera ameze neza. Narangiza rero nkanjoyinga n'abavandimwe banjye, mbasezera, nkinezeza nabo bwa nyuma. Mbese abantu bose nkababwira ko mbakunda, nyine nkafite umutima wanjye
uhamanya yuko ubuzima bwose wabayeho kuri iyi si wawubayeho neza, ukagenda wumva nyine naho natanye nahasabiye imbabazi bimeze neza, nkagenda numva umutima ukeye. ibyo rero utubwiye hari n'abandi badukurikiranye bumva bakora ibirenze ibyo wowe wakora. Noneho impamvu twahisemo iyi topiki, ntabwo dufite iminsi ibiri, noneho ubu uhereye aka kanya dufite igihe gihagije. Igihe uhoya ahubwo nta gihe gihagije, igihe ufite n'iki. Igihe ni iki? Noneho we nta minsi ibiri ufite. Nta minsi ibiri ufite. Watangira ubu ngubu ibyo wumva wakora muri iyo minsi ibiri, watangira kubikora, kubera yuko birababaje kuba ushobora kujya ku gituro cy'umuntu yatabarutse, hari ibintu byinshi cyane byari biri ku mutima wawe wumva wamubwira, hari amagambo meza, hari ibintu wakagombye kuba waramukoreye, ariko utabonye umwanya wo kwa kundi uvuga ngo wirindiriza, uvuga ngo nzabikora ejo 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 ejo. Ariko ku muntu warangije kumenya yuko iherezo rye ari urupfu, ntago ejo habaho. Ishimira uyu munsi ufite, ishimira uyu munsi ufite, kuko nta garanti y'ejo ufite, kubera yuko ushobora gusanga ya magambo uri bubwire umuntu ku gituro ntago ari buyumve. Yamubwire aka kanya, mufashe ukibishoboye aka kanya, abibone anezerwe n'urukundo wamweretse. Za ndabyo ushobora kumuhereza atari buzibone z'ibihumbi 100, wamuhereza ikiro cy'isukari. Nurwo ni urugero dutanze rwa hafi. Erega iyi topiki ifitanye isano na topiki twaganiriyeho ubushize ivuga ngo kubera iki urukundo rwakonje mu bantu. Hari ibintu byinshi cyane twakora. Buriya rero hari igihe njya nsubiza amaso inyuma, nkareba ku mateka y'abantu batubanjirije ba kera, ukuntu babanaga. Kera uzi ko wasangaga umuntu avuye hano i Kigali akajya i Cyangugu, akagenda n'amaguru kubera ko imodoka ntizari nyinshi, ukagenda n'amaguru ugiye i Cyangugu ugiye gusura umuvandimwe we, kuko nta telefone yari hari ya WhatsApp ku buryo wabwira umuntu ukamwandikira kuri WhatsApp ngo umenye amakuru ye. Ukava aho hantu ukava hano ugiye Kibungo ugiye gusura abo bantu. Ubwo rwari urukundo. Kandi noneho wagendaga ucumbikisha mu nzira, ukava mu rugo rumwe ukagera mu rundi, bakakwakira, kandi noneho hakomeza urugendo bakaguhereza n'impamvu. Urumva ibyo bintu bya kera ukuntu byari byiza. Ariko ubu ngubu noneho hari ikintu iterambere ryazanye telefone. Ntabwo telefone cyangwa se iterambere ibintu ryazanye tubikoresha nk'uko byakagombye ko, cyangwa se twakagombye kuba turikoresha. Twumva yuko niba ngewe iriza nguhamagaye cyangwa se nkwandikiye, twumva ibyo bintu bihagije. Ariko n'ukuri ibyo bintu ntabwo bihagije. Ntabwo biba bihagije. Umuntu aba akeneye kukubona, umuntu aba akeneye kubona isura yawe viza abapana kuri telefone, umuntu aba akeneye kuguhobera, umuntu rega se bajya bavuga ngo fone ibagara ubushuti n'akarenge. None se ubwo kuri telefone nimba naguhobera se, rwa rukundo rwava hese? Ntibishoboka. Nimba ndagukeneye nyine kuguhobera, ndagukumbuye, nyine ndagushaka kukubona isura yawe ndayikumbuye, ariko ndayibonera kuri telefone. Rega ziranabeshya. Ukuntu telefone zibeshya, hari igihe ubona umuntu kuri telefone ukavuga umuntu yabaye inzobe, yabaye mwiza, mwahura ugasanga noneho ni igikara kurenza uko wari umuzi kera. Rero ntabwo telefone ibihagije. Ntabwo ibihagije. Burerega hari n'ikintu abantu bakunda kwirengagiza. Ubu ushobora gusanga hari nk'umushuti ufite, wenda ari nk'umuntu ufite nk'umushuti wenda nko muri Korea, n'urugero dutanze rwa hafi. Ugasanga urashaka nko kumwandikira, cyangwa se umuntu wamwandikira kubera ko ari aho kure, agatekereza mu mitekerereze akavuga ati uyu muntu kubera ko ari mu Rwanda wenda barakubiswe, wenda n'urugero atagiye guhita nsaba akantu. Kandi uwo muntu intego ye yari ukumva amakuru yawe. Hari n'ababikoresha mu bundi buryo,
wenda bakabukoresha muri ubwo buryo bwo kuba basaba cyangwa se iki, ariko ari n'uwagusaba kuko ari akwizeye, kuko akubona kuko anababaye kandi kuko abona ko ari wowe muntu yizeye. Kuki se ari wowe yataki mu bantu 1000 afite, kuki ari wowe yataki? ukuntu abantu basigaye bikunda bihugiraho, ugasanga umuntu arafite nk'imifuka 2 mu nzu yarasitotse, nk'umuntu akaza nka hariya ku gipangu agakomanga, akavuga ati we naje gufunguza. Ibyo ni ibisanzwe bakamubwira ati wapi pe nta kintu, kubera icyo uri kubara imibare uti nimuha se bikazashira vuba kandi narasitotse ngo bimaze iminsi. Ntabwo uzi ngo muri uko kumuha harimo imigisha ingana iki. Ubwo se uramutse upfuye noneho ukabisiga bimwe twavugaga, ko ntawe uzigiye. Nimba hari byiza ugomba gukora, bikora aka kanya. Nimba ufite iyo mifuka y'imiceri uzi uzayirya se, ufite igihe kingana iki se cyo kuyirya? Hari igihe ushobora gupfa uyu munsi cyuzuye. Ariko se abantu badukurikiye tubwizanye ukuri, ibiro 100 bya kawunga wandi ushobora kuba warakoreze stoke mu rugo, ukuyeho ikiro kimwe ugahereza uwo muturanyi wawe agateka, byagabanya ingano y'ibisigaye, byagabanya bije yiwe yateguye. ntago bishoboka simpamya icyo kintu. Oya buriya nyine mu by'ukuri nuko turi kubiseka ntacyo byayigabanyaho. Erega ndahamya neza n'umutima wanjye ko Imana itapfuye kudufata gutya ngo idushyira hano gutya kuri iyi si nta mpamvu. Hari impamvu ifatika, wikumva ko turi hano kuri iyi si kugira ngo tubeho gutya nk'abantu bataziranye. Impamvu mbona ifatika Imana ishobora kuba yaraturemeye ni ukugira ngo tubere abafite imbaraga, babere imbaraga abaciye bugufi. Kuko hari icyo ngewe mfite wowe udafite, hari icyo wowe ufite ngewe ntafite. Iyo ibyo bintu tubihuje bihinduka imbaraga. Ndumva ariyo ntego. Kubera ko hari igihe abantu bakunda kurebera abantu mu mubiri. Abantu mu mubiri barabeshya, abantu mu mubiri ntabwo bikunda, cyangwa se ubwiza ngo ubwibone ubundi bw'ibicubahiro cy'Imana. Kuko Imana iza kuba irema umuntu yararebeye mu mubiri iforomo yakuremanye cyangwa se ubwiza we yaguhaye, cyangwa se ubwiza ishobora kuba we yaraguhaye wowe dukurikiranye, yari gukoresha iforomo imwe. Ariko kuko wowe amasura yacu agiye atandukanye, harimo ameza, harimo wenda atanashamaje, wenda nkoresha urwo rugero, ntago ari wo mugambi w'Imana. Imana itureba ntago iturebera mu mubiri, ireba wa muntu w'imbere, wa muntu utagaragara. Twikwishuka yuko iyi mibiri yacu kugira ngo ugaburire uyu mubiri utanahaga. Umva buriya niba hari umuntu inkuru y'umuntu bita Salomo yarancana injinze mu bwonko, iramurogoshora. Niwe muntu watunze abagore benshi, niwe muntu watunze ubwenge bwinshi, niwe muntu wagerageje kwenjoyinga ubuzima. Ariko yarangije aravuga ati nta cyiza kiri munsi y'ijuru. Iri kumva icyo kintu? Ati nta cyandutira kurya no kunywa. Urukumva iryo jambo? Rero muri iyi si nta cyiza cyakutira kubwira mugenzi wawe ko umukunda, kumuhereza icyo kurya ashonje wowe ugifite. Niyo mpamvu rero twebwe kuri Irize Official twahisemo kujya tubakangura, wenda aho twataniye kugira ngo tugire gute tubakangura. Niyo mpamvu y'iki kiganiro n'ibindi bizagenda biza ni ukubakangura. Ndabizi neza ko ibi bintu muba musanzwe mubizi, ariko ni ukubakangura kubiraye, tumukangura kugira ngo ukoreshe igihe cyawe neza. Rero wakunze iki kiganiro, nk'uko twahoze tubabwira, wagisangiza abandi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu,
ndumva hari inama nawe watanga ku bantu badukurikiranye. Ndumva wayibagezaho. Njyewe nyuma yo kumva ikiganiro nanjye nari ndi kucyumva rega ubu ngubu nanjye nagikurikiranaga. Nyuma yo kumva iki kiganiro inama numva natanga, dukoreshe igihe cyacu dufite, kuko urumva we waduhaye igihe kinini, iminsi 2, noneho nta niyo dufite, twebwe dufite iki gihe turimo ubu ngubu. Kubera iki utagikoresha? Nimba wumva hari icyiza ufite ku mutima wawe, gikora ubu ngubu kuko nicyo gihe ufite. Utazapfa uvuga uti nari mfite gukora kiri ariko ntabwo nagikoze, kandi wari ufite umwanya wo kugikora n'ubushobozi. Kubera iki se utagikoze? Noneho rero nicyo twakoreye icyo kiganiro ngo tugukangure, noneho icyo kintu cyiza ufite ku mutima gikora ubu ngubu. Ibiganiro rero byiza nakagaruka, nahangaha dusoreje. Mukore subscribe kugira mukurikire ikiganiro kizakurikiraho, kizaba ari cyiza nacyo nk'iki turabibasezeranyije. Murakoze kubana natwe, mwakoze kudutiza amatwi. Bye bye.